umuturage yaduhamagaye ati hari umuntu ucuruza urumogi umugore ntabwo ndibuvuge izina turacyari mu investigation umugore tumufatira mu murenge wa Kigali aho bita kuri Ruriba murahazi tumusangana urumogi bure 56 atugaragariza ko bafite stock yarwo ku Ruyenzi ubwo ni muri Kamonyi tugiye dusanga hari ibiro 96 mu rugo rw'umuturage twagira ngo depo y'amakara turabafata nabyo turarufata batugaragariza ko bafite connection i Rubavu ubu niyo ongoing urwo n'urugero ntanze kugira ngo abantu bumve ko twumve ko abaturage bamaze kumenya ko ibiyobyabwenge ari bibi kandi bagomba no gutanga amakuru babyeyi nitwite ku bana bari mu biruhuko tubiteho tumenyere iby'abana bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora ndetse kandi n'abo bana aho bagenda aho bantu aho mwateguye ibyo byose ibyo by'ibikombe by'isaba bibera ibyo by'imyidagaduro ibyo by'ububari birinde guhinzoga abana two kubona abana babwa inzoga mu tubari two kubona abana babwa inzoga mu bitaramo za night club cyangwa n'ahandi hantu hose hateguriye ibirori kuko tugeze mu gihe twavuga ko harimo imyidagaduro myinshi icyo ni kimwe ikindi rero cy'ibiyobyabwenge waruvuze uti se mu biruhuko tubona byiyongera cyangwa se ntabwo twavuga ko ibiyobyabwenge mu kiruhuko byiyongera ntabwo ari cyo bivuga kubera ko usanga twabonye ko n'urunywa hari igihe akwepa no ku ishuri akarunywerayo cyangwa akarunywera ava ku ishuri ariko kubera ko noneho umwana yabaye libre cyane ni naho za ngamba ziba zigomba gukomeza kurushaho kugira ngo n'utarunywaga ataba yarwiga cyangwa atayakwisaga mu kigare cy'abarunywa aha rero naha twese naha ababyeyi naha ubuyobozi kugira ngo abana bitabweho hatagira umwana wigira ku biyobyabwenge mu kiruhuko cyane cyo ari na kinini nkuko babivugaga ariko ntabwo twabihuza no kuba kiruhuko gishobora gutuma ntabwo cyaba impamvu gusa cyaba umwanya mwiza wo kugira ngo nanone dukontorora abana no kugira uwisanga mu ibyo biyobyabwenge cyangwa n'ibindi nkabyo murakoze cyane kumeze neza umutekano wifashe neza ibintu bina amahoro yego muri polisi tumeze neza ngira ngo mwarabibonye ko mu minsi yashize twizihizaga isabukuru y'imyaka 25 twishimira ko polisi y'igihugu imaze iriho tunishimira rero imyaka 25 tumaze dukora n'abaturage tukabona byaratanze umusaruro bimeze neza imikoranire ihari myiza abaturage turiyumvananamo twese turahanahana amakuru turaburizamo ibyaha turatahura abanyabyaha tukishimira imyaka 25 y'ubufatanye n'abaturage ikindi ni imyaka nanone ishize kandi tuniyubatse mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bw'abapolisi mubare kwiyongera mubare bw'ukongera ubumenyi tubona ko tugeze ahantu twavuga heza ariko nyine tugifite n'urundi rugendo kuko isi iri dynamique uko ibintu byari biri mu myaka icisize siko biri ubu sinako bizaba biri mu myaka iri imbere bivuga ngo rero natwe duhora tuzamura ubumenyi tuzamura ubushobozi kugira ngo tubashe kugendana n'isi niyo tugerebye no muri kote y'ibyaha bigenda bihinduka uko kera byakorwaga siko bikorwa ubu wahazamo na tekinoloji ni niyo mpamvu natwe kugira ngo dukomeze kugendana n'iyo muvuduko urumva ntabwo umujura yaba yibye afite vewiti ngo mukurikize korora saba nyine nawe kuba ufite iyo ahubwo unarengeza vewiti hari zihenze harya iri hejuru kugira ngo nyine umushyikire nicyo bivuga natwe rero turi gukomeza nyine kubaka ubushobozi mu buryo bwose bushoboka kugira ngo tubashe kugendana n'umuvuduko w'isi ndetse tubashe rero no kuburizamo ibyaha bikunda kugaragara kuko kera wakunda kubona ibyaha biri lokal ukabona umuturanye ibyundi munakubisa undi ariko tukubona n'ibyaha byambuka n'imipaka nyirango niyo wakomeza kumusanganya matsiko wari uvuga ibiyobyabwenge
ntabwo twavuga ngo urumogi tubona mu Rwanda n'urwo duhinga ruha rwavuye mu bindi bihugu duturanye. So bivuga ngo rero niba ikintu kiva mu kindi gihugu kikaza, ubwo no kukirwanya birasaba n'imbaraga zo kuvuga ngo hajyeho measures zirenze igihugu, zirenze boundaries z'igihugu. Yego. Ubwo ni uburyo bw'imikoranire polisi zikorana, yabe mu Rwanda yabe mu bindi bihugu, kugira ngo n'ibyo byaha byose birenga imipaka biburizwemo. So niyo mpamvu rero dukomeza kuyubaka kugira ngo tugire ubushobozi, tugire ububanyi mpuzamahanga n'izindi polisi, kuko ntabwo twavuga ngo tuzakora twenyine, tuzakora n'izindi polisi mu bindi bihugu, tuzatahura ibyaha. Mujya mubona ukavuga ati dutangaza ko twafashe nk'imodoka mu Rwanda tuzifatira mu Rwanda zaribwe nka South Africa n'urugero. Ibyo rero urumva ni ibintu bimaze kurenga ku igihugu, kuvuga ngo ibyaha byo gukorerwa mu gihugu gusa birakorerwa no hirya no hino, kandi tukisanga natwe turimo. Niyo mpamvu no kubirwanya bisaba no kubaka nyine imibanire myiza n'izindi polisi, ndetse no guhanahana ubumenyi. Yego. Murakoze cyane kuri ubwo busobanuro. Ngira ngo insanganyamatsiko twayibwiye abadukurikiye yuko tureba aho u Rwanda rugeze mu kurwanya icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Mbere yuko mutwereka iyo shusho uko iteye, hari mukaza no kwifashisha imibare ndetse no kugaragaza uruhare rwa polisi y'u Rwanda muri icyo gikorwa cyo guhangana n'ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Afande, iyo tuvuze ibiyobyabwenge haba havuzwe iki? Ikiyobyabwenge ni iki? Nimugoroba nayo nkurikiye amakuru mbona hari abaturage niba ni mu karere ka Rubavu hari ngo bafite inzoga bita ngo igini n'ibindi. Ubwo rero tumenye ikiyobyabwenge ni iki muri rusange, tuze noneho kureba ya shusho ariko n'umuntu yasobanukiwe ikiyobyabwenge ni iki. Murakoze cyane. Urumva n'ijambo bwabyo risobanura, bivuze nyine ikintu cy'iyobyabwenge ni ikintu gishobora gutuma ubwenge bubura. Iyo bubuze rero haba ibintu byinshi, ariko ikiyobyabwenge ni ikintu ushobora kunywa, ni ikintu ushobora kurya, ni ikintu ushobora kwitera, ariko kigahita gihindura imitekerereze n'imikorere, ubwo bwenge nyine bugahita buhinduka. Icyo kintu rero uburyo bwose wagifatamo kigahindura ubwo bwonko bwawe, kigahindura imitekerereze, kigahindura imikorere, kigahindura imyitwarire, ni ikiyobyabwenge. Ngira ngo abantu benshi bamaze no kugenda bamenya sinye zabyo. Kera wabonaga umuntu ujunjamye, umuntu ashobora kuba yitonda, ntavuga, ntakoma mu rugo, ntakoma, abantu bati runaka aritonda. Ariko ubu dusigaye tubona umuntu umeze gutyo, ukaba ariko umuntu mubanze mwitonda, ushobora gusanga hari ikibazo, ushobora gusanga hari ibintu afata tutazi. Ibyo rero kuba abantu bitekereza gutyo nuko hari sinye bamaze kumenya z'umuntu ushobora kuba yanywa ibiyobyabwenge. Hakaba n'undi ukora ibidasanzwe mvuga, ahatuye arakubita umwisi, arakubita n'umugenzi, imyitwarire, ababyeyi mu rugo aravuruga, ibintu byose aravuruga, kumva abantu ati runaka ashobora kuba yanywa ibiyobyabwenge. Nubwo nabwo nuko bamenye ko bamatanye kumenya amasinye y'abantu bafite ibiyobyabwenge uko baba bitwara. So aho rero niho hatuma iyo myitwarire, iyo mikorere, uko kuyayuka, uko kugaragaza umubiri umeze ukuntu, intege nkeya mu buryo bw'ubushobozi, ugasanga umuntu yarakoraga yarabiretse, ugasanga umuntu yari umwana mwiza mu rugo, abantu bose bubaha, ukabona byahindutse, yigaga yarivuyemo, bamuhaye minerva ajya kwiga hanze, arongera aragaruka atize. Izo attitude zose nizo zigaragaza umuntu wanywa ibiyobyabwenge. Kandi ibiyobyabwenge ntiturebe mu buryo nanone bwo kuvuga ngo umuntu yahinduye comportement gusa, tunarebe no ku buzima bwe. Uzasanga umubiri ntumeze neza, uzasanga maso yabaye ukuntu, ugasanga yari afite ibiro 90 asigaranye 30, ukibaza umuntu kubera iki? Kubera bya bintu agenda anywa. Ibyo byose rero biranahindukira bikagira n'ingaruka no ku buzima, mu buryo bw'ubuzima, indwara. Mujya mubona umuntu ugasanga umuntu yari umuntu w'umugabo, mukabona yarabyimbye amatama, yarabyimbye iki, kubera twatuyoga ruvuga ngo
ibintu nk'ibyo by'igini urumva nk'iryo zina ubwabyo ni ikintu kiba gikomeye. So ibyo bintu rero byose bishobora gufata umuntu bikamuzezengeza, bikamubuza ubushobozi, bikamwambura icyubahiro, bikamwambura akazi, bikamuteranya n'umuryango, bikamuca intege mu buryo bwose bushoboka. Ni nayo mpamvu leta ishyira imbaraga mu kurwanya ibyo bintu. Byongeye ko usanga binakunda kwibasira cyane cyane abantu bakiri bato, urubyiruko, abantu batoya, nkuko nabivugaga, yari umuntu w'umukozi, yari umunyeshuri, yari umwana mu rugo, ariko ukabona biranze. Urumva ari umuntu w'urubyiruko yagenda atyo, kiba ari ikintu gikomeye. So ni nayo mpamvu leta ishyiramo imbaraga nyine kugira ngo hajyeho uburyo kurwanya ibyo biyobyabwenge, hajyeho imbaraga, hajyeho n'amategeko. Buriya hajyeho amategeko, hajyeho inzego. Buriya polisi dufite inshingano zo kurwanya ibiyobyabwenge, buriya dufite n'ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, kuko nyine leta yashyize imbaraga mu kurwanya ibi bintu, kuko birica abantu, birazezengeza. Muzasanga abantu hari aho bapfuye, muzasanga nyine mu bigungura muco twujuje abantu baro bagororwa kubera ibiyobyabwenge, kandi baro ugasanga n'abantu bari bafite amazina, hari abantu bafite kubaka igihugu, gukorera igihugu, gutunga imiryango yabo, nabo ubwo bakitunga, ariko ugasanga byaranze. So niyo mpamvu rero dushyiramo imbaraga kugira ngo urwanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Ibibazo byo ni byinshi, ariko wenda reka tugerageze kureba ibyo tubivuze kuzabukarukaho cyane. Uvuze yuko niyo mpamvu u Rwanda rwashizemo imbaraga mu buryo bwose, polisi, inzego zitandukanye. Turashaka ngo noneho mutubwire uko kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, n'uruhe ruhare noneho rwa polisi y'u Rwanda, cyangwa se intambwe zimaze guterwa. Ese mubona nibura se, kuko ntabwo mutangiye kurwanya ibiyobyabwenge uyu munsi, ni ibintu bimaze igihe. Ese bikomeje gutumbagira, birimo biracika intege, biraho ngaho ntacyo bitwaye, u Rwanda rugeze he mu kurwanya ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge? Murakoze cyane. Nari mbivuzeho, niyo mpamvu polisi y'igihugu yashyizeho ishami iryo bita Anti-Narcotics Unit, rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo habayeho uburyo kubaka iryo shami, ihabwa abakozi, ihabwa ibikoresho kugira ngo rirwanye ibyo biyobyabwenge mu bantu. Si ibyo byonyine rero, kuko ntabwo polisi twenyine twabishobora. No kubaka imikoranire, no kubaka ubushobozi, ariko bushingiye no ku baturage. Ni nayo mpamvu mujya mwumva gahunda nyinshi tuba dufite zo kwigisha. Tugira urubyiruko rw'abakorerabushake, mujya murwumva. Turafatanya mu guhanahana amakuru, mu gutahura ahantu hashobora kuba hazwi ibyo bintu. Muzumva community policing, tumanuka mu baturage kwigisha ububi bw'ibiyobyabwenge, kubireka, gutahura ababifite, ababikora, ababihinga. Turibuze kubigeraho, aho tukajya ku mipaka. Buriya nabigeze kubivuga ko ntabwo mu Rwanda ntabwo duhinga ibiyobyabwenge. Ibi bikomeye cyangwa se bihambaye ntabwo tubihinga, ntabwo tubikora, usanga biva mu bindi bihugu. Haba rero kwegera imipaka, abaturage batuye ku mipaka, uturere dukora ku mipaka, cyane cyane mu burengerazuba, kuhavuga Nyabihu, havuga Rubavu, za Rusizi, za Nyamasheke, Burasirazuba, Kirehe, Nyagatare, Ngoma, ukaza mu majyepfo, Nyaruguru, cyane cyane n'utwo turere dukora ku mipaka. Kwigisha abaturage baho kureka kunyine kuburizamo abantu biyobyabwenge byinjira, kuko usanga bikorwa n'abaturage. Kudaha icyuho abantu bajya kugura ibyo biyobyabwenge bakabyinjiza, gutanga amakuru ku bantu babyinjiza mu gihugu, ariko no kutijandika mu bwo bucuruzi. Kuko tubivuga ntikajyagira ngo wenda ni ibintu biza nta mafaranga birimo, birimo amafaranga. Niyo mpamvu abantu babicuruza. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu acuruza urumogi for free, ni amafaranga. No kwigisha abaturage kutijandika mu ibyo bintu. Ibyo bintu twavuga ko byatanze umusaruro. Byatanze umusaruro ku buryo
volume byari bifite yego mu kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu. Twafatira Urumogi, Rubavu, twarufatiye Nyagatare, twarufatiye Kirehe. Mu munsi umwe ugasanga hafashwe byinshi, ubona ko bigenda bigabanuka. Iki none kigaragaza ko binagabanuka ni uburyo abaturage bihutira gutanga amakuru. Buriya iyo twebwe abaturage baduhamagaye bati dufite umuntu reka nkoresha ingero nibwo bintu biri bwihute nabwo biri buryohe. Iyo abaturage baduhamagaye nk'uwo ku munsi ni kuwa gatatu kuwa mbere, umuturage yaduhamagaye ati hari umuntu ucuruza urumogi, umugore, ntabwo ndibuvuge izina, turacyari mu investigation, umugore tumufatira mu murenge wa Kigali aho bita kuri Ruriba, murahazi. Tumusangana urumogi bure 56, atugaragariza ko bafite stock yarwo ku Ruyenzi, ubwo ni muri Kamonyi. Tugiye dusanga hari ibiro 96 mu rugo rw'umuturage, twagira ngo ni depo y'amakara. Turabafata nabyo turarufata, batugaragariza ko bafite connection i Rubavu, ubu niyo iri ongoing. Urwo n'urugero ntanze kugira ngo abantu bumve ko twumve ko abaturage bamaze kumenya ko ibiyobyabwenge ari bibi kandi bagomba no gutanga amakuru. Kananga izindi ngero, mu cyumweru cyashize twahawe amakuru ko mu murenge wa Nyamirambo hari umugabo wahinze urumogi mu rugo. Tugiye dusanga afite ibiti 17 muri jardin ivanze n'ibindi biti, kandi batera amavoka, batera iki, agatambikamo n'ibiti by'urumogi. Tufata ibiti 17. Ubwo nayo ntanga izo ngero mwumve ko icyambere abaturage bamaze kumenya ko ibiyobyabwenge ari bibi. Nubwo hari ababikora nyine babinywa banabicuruza, ariko iyo tubona hari n'abatanga ayo makuru tubona ko aba harimo bumvise ibiyobyabwenge. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, bikanatugaragariza ko nyine ibiyobyabwenge bigihari, bigatuma tutaryama ngo dusinzire, bigatuma tuza mu kuri radio nko tuvuga ngo mwa baturage mwe nimwumve ko ibintu ibiyobyabwenge ntago byashize mu bantu, ntago biraranduka burundu, biracyahari. Ni nayo mpamvu tugomba guca imbaga mu kubirwanya. Ubwo nari mbabwiye izo ngero ko numvaga arizo zikomakomeye, ariko mfite n'izindi. Wenda afande utaragira wenda ku rundi rugero, arakantu nibajije aho ngaho, nago mbizi uko urumogi rukura cyangwa ko baruhinga, nago mbizi. Ariko se ko habaho ibintu bya kimeza accidentally, wenda kwa kundi umuntu aba afite nk'ibishyimbo ugasanga bitakaye mu murima bikaba byamera, unakuntu bishobora kubaho mu murima w'umuturage mu rutoki aho ngaho, ukajya kubona ko nabayo kimeza y'urumogi atari ko yaruhinze, ahubwo wenda rwatakayemo se ukuntu, cyangwa se abantu bararuhamwere, simbizi wenda ukuntu barutera. Ntago iyo case ishobora kubaho umuntu akisanga mu rutoki rwa Mutoni ajya kubona ko munahashibutseho urumogi ataza ahantu ruvuye. Reka twemere ko byabaho, basi igiti kimwe se 17 bibagariye bisukirwa, ubwo byaba ari accidentally. Bibagariye bisukiriye, umuntu abazijya ko abahinzi gusukira no kubagara barabyumva. Ariko case ishobora kubaho just no case, hari ibintu tasobanura ko byaguye iwawe. Ubu kwa Franka twasanga hageze imbuto z'urumogi ruvuye, n'urugero rwaba ruvuye. Ariko afande umuntu wifuriza Frank ikintu kibi ashobora nawe kubikora, niba ari imbuto umugani akazishyira aho hantu. Nagira ngo mbabwire ko twebwe duhuye na case dukora investigation. Buriya nta kintu tujya dufata ngo tuterure uko tugende dutereke hari uko turacukumbura. Ubwo byose biragaragara. Icyo uvuga tujya tugira case, noneho yenda tutayangona ikibazo cyane nagikenesheje kandi kiri very sensitive. Tujya dusanga hari umuntu abantu bafitanye amakimbirane, umuntu akagenda agashaka urwo rumogi. Kubibona case twayibonye mu murenge wa Jabana, niyo atari Nduba. Abantu ajyanye ikibazo, umuntu agenda ashaka izo bure z'urumogi, araza yigura intebe y'imodoka ye asasekamo. Aranje aduhamagara, ashaka kugambanira mugenzi, aduhamagara ati uramuntu acuruza urumogi n'ikimenyamenya rufite mu modoka. Tujyemo turarushaka, turarubura. Ati muri munsi y'intebe hariya, tugenda turukuramo koko. Investigation ya mbere itiza wabwiwe n'icyo ukora uri hariya,
ni iki cyabikubwiye ko utanze amakuru nkaho bigaragara ko wari urushaho ko rurimo hari nyine ubwo wikurikiranye ugasanga ni amabifu warafitanye n'ibibazo warafitanye cyangwa se n'ibyo umuntu yakoze ashaka kuburizamo nyine n'utuntu nk'utwo turakurikirana rero ntabwo dufata ibintu gutyo gusa ariko akenshi umuntu dusanga ibintu nk'ibyo ni business aba yarakoze ubwo utavuga w'i Kigali gusa n'ejo bundi yarafashwe za Gicumbi nabwo ahinga yararuhinze ugasanga ararufite n'ibiti 5 6 ndagenda bivomera bisukira paka bikuze bibyaye imbuto akazagurisha ibyo rwose turabafata ubwo wa Kigali wa Nyarugenge wa Prito wa Nyamirambo yaracitse ariko turacyamushakisha kandi tuzamufata ariko ibyo byose yarafite byararandowe so ubwo rero nagira ngo mbabwire ko ibiyobyabwenge cyane cyane by'urumogi ariko ntituze kuba byo twibandaho byonyine ko hari n'ibindi hari abo dukomeza gufata n'ubundi hari abo twafashe ku munsi w'ejo July 23 hari abo twafashe rwose umugabo afite bure 9 hari umudamu twafashe afite bure 20 maze kuri iki ngiki najya mbibabwireho kera twari tuzi ko abantu bakora ibyaha cyane cyane ibiyobyabwenge by'ubujura byagabizwaho abagabo gusa ubu n'abagore barabikora bana muduteze amatwi nimugira amacenga ku muntu mukajya mwita ngo umugore cyangwa umugabo n'abagore barabikora uyu mudamu wejo witwa Nyirasengimana Febroniya umudamu ntago ari umugabo twamfatanye bure 20 z'urumogi anarucuruza tumfatira n'amafaranga yaramaze gucuruza urumva ubwo manyira ngo tubibumvishe sinaho honyine muri kuno kwezi abantu benshi twagiye dufata twasanga bacuruza urumogi mu karere ka Gasabo hari abo twafashe n'abakanyanga dukomeze ku rumogi hari umugabo twafashe witwa Mugimbaho Emmanuel tumufata ku tariki ya 19 ejo bundi afite urumogi bure 40 tumufatira mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe muri Kabeza ngira na hirya murahazi n'abandi rero n'abandi so ku rumogi ntabwo urumogi rwinshi tubona ntabwo ruva mu Rwanda nkuko mwubiso wa Nyamirambo yaruhinze n'uruturuka mu bigo duturanye harimo sheni rero nagira ngo wenda ikintu kivuga abantu baduteze amatwi bacyumve ushatse wanakomeza bakaza no kutubwira n'amoko yandi kugira ngo tucunguze hari umuntu uri bururangero hari umuntu uri muri Kongo cyangwa mu kindi gihugu akenshi tukunda kurubona muri Kongo ntago ndi bubishe ibyo ngibyo hari uri ngo waruguze warugwegeranije kavugana n'undi muntu uri bubwambutse akarugeza mu karere ka Rubavu cyangwa se Nyabihu no dukunda kubona bambukira bava muri biriya bice hakaba noneho uruhorodinze urufasha akarubikira mu nzu nk'ahantu muri ako gace hakaba undi muntu uri buze avuye nk'i Kigali akajya kuruzana akarutegera moto akarupakira akaruzana mu modoka akaza yabona hari nk'ahantu hari bariyeri ya polisi nka za Kanyinya akaba yavamo hafi akongera akahisha gutyo kazarukurura akazarugeza i Kigali izo nizo channel tubona so hari n'abakoresha ibinyabiziga usanga umuntu afite imodoka ye bwite akajya kuruzana nayo mabwiye ko hari umuntu urukira muze tableau de bord murayizi imodoka ona aha mu shoferi yicara yego uzavura ona kiriya kintu cyose kiri hano kuri dashboard arakegura akarutambikamo uzipine ya tubure izino pine za tubure barushyiramo noneho hari no twafashe tumufatira hano mu Gatsata dusanga we arutwara muri moteri y'imodoka akomora cya kintu kiba cyometse agashyiramo amaburi akigendera akajya kurukura Kongo akaruzana ugasanga arufite depo i Nyamirambo ubwo mpamvu uvuga abadamu bose mbone ntagaruka kubibasira twafashe umudamu ubwo nko twafashe utwara ku moteri yari afite idepo i Nyamirambo iyo depo yari umugore yaruzanaga akarumugezaho umugore yaza gukatirwa imyaka 7 nyuma arongera abisubiramo twongera tumufata tena ugasanga rero niyo shene kugira ngo rero
turandure ibyo bintu cyangwa se tubone byibura hari aho bimaze kugera nuko twagiye dukupa izo shene. Niba dufatiye umuntu Nyabugogo arutwaye Nyabugogo tukamufata tugakurikirana mpaka kuzagezaho rwinjiriye, ibyo urumva bisaba imikoranire, bisaba kufite ama network cyane cyane mu baturage, yaba turi imipaka nkuko nabibabwiye. Ubu dufite abantu bitwa imboni z'impinduka, n'abantu baba baragiye bafungirwa mu bigo ngororamuco nka za Iwawa, bakavayo bakayikomentinga kuva mu biyobyabwenge, abo bakibumbira mu makoperative. Tunabatera inkunga muri bya bikorwa byacu mujya mwumva bya polisi. Ubu byahindutse ibikorwa bya polisi n'ingabo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Hari amakoperative dutera inkunga arimo izo mpodi z'impinduka ziba cyane cyane hari hafi ku bantu ku maboda cyane cyane. Abo ni abantu usanga barabaga mu byaha babiretse, abo turakorana mu buryo bwo guhanahana amakuru, biyemeje ku babivuyemo banigisha abandi. Tujya tunabatwara n'aho abandi barabagororerwa bakajya kwigisha bagenzi babo. Ngira ngo rwose niyo namwe mwashatse umwe tuba twamuteguye akaza agasobanura uko yabikoraga, uko babigenzaga, birakorwa. So bafite amakoperative, hari koperative bafite Kacyiru nayo abantu bakoreshaga ibiyobyabwenge bafungiye za Iwawa, baraza bagira koperative hari munsi y'umurenge ibaza muzayibona, uzahaca azayibona. Aho hose no tubatera inkunga. Icyo mvuga rero nuko abo bantu nibo badufasha kugira ngo tumenye abantu binjiza ibiyobyabwenge ni bande, babyinjiriza he, bakoresha zihe manovers. Manovers rero nizo navugaga zo gushyira mu mapine, zo gushyira mu moteri no guhe, hari n'abatwara ku mamoto. Hari moto tujya twafatiye hano za Kabuga, Ruvuye za Kirehe, bakasanga bapakiye kuri Suzuki, wari ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Hari umwe abonye aruheka nk'abana, hari umwe twabonye barushyira imbere ukagira ngo umudamu twite, hari abarushyira mu bihaza. Ibyo zose izo manuva zose twagiye tuzimenya. Ni nayo mpamvu byibura mubona bigabanuka. Ariko nyine kurangira ni ikibazo, ntabwo birarangira. Ni pain killer muri mu gukora, ntabwo birarangira kubera ko turacyabona nyine babyishoramo. Cyabona babyishoramo abarunywa. Ubu navuze abo twafashe abacuruza, ndebye imana nakwereka n'abo twagiye dufata abarunywa. Kandi ugasanga n'abantu b'urubyiruko bakiri batoya barunywa, bararunywera mu mashyamba, bararunywera hehe. Ejo ndi twarabafashe aha ku muhanda uzamuka uje hari uvuye mu Gatsata, hari ahantu habaga abaturage bimeye abaturage bari mu manegeka, ugasanga kiriya gishe kimeze cyabaye ubu nta nzu zihari, barahigabiza bakanywera ibiyobyabwenge bakahategera n'abantu bakanabambura. Abo twarafashije ubundi mu minsi ishize. So ni ingamba nyinshi cyangwa se ni uburyo bwinshi, ariko twihuse hari icyo waruvuze uti se amoko yabyo bimeze bite. Ibiyobyabwenge ubundi mu kategori 3. Ya mbere hari ibiyobyabwenge bihambaye birimo za rumogi twavugaga, birimo za kokayine, za heroine. Gusa ibyo bya kokayine na za heroine ntabwo biri popira cyane mu Rwanda, ntabwo biri byinshi byo. Ni kamwe ushobora kuzafata mu gihe runaka, nabwo kazamwe n'umuntu uvuye hanze kazamufata. Gusa harabo twagiye turwana bo ukabona barashaka kuruzana mu buryo buhambaye, gusa umuntu bamubaza babimushyiramo, bakazagera mu Rwanda akumva ko nari bwinjire, yagera mu Rwanda bakazongera akamubaga bakabimukuramo. Murumva izo mpano uvaze. Ariko cyane cyane ko ibyo bihambaye nk'izo za kokayine na za heroine. Ariko yanga hari ibyo biranahenda cyane, bagasanga dufite ubwirinzi bukomeye ku kibuga, haca amasikanera akamufata. Ni nayo mpamvu rero nk'ibyo bya heroine na za kokayine ntabwo ari cyane. Hari ibindi biyobyabwenge rero twavuga bikomeye byo usanga harimo bitwavugaga. Hari ibindi bintu byari bimaze kwaduka mu Rwanda, ibintu byitwa byashisha mwajyaga mu by'ibyotsi, ibyotsi Nyamirambo bimwe bateka. Nabibonye mu bihugu bya za Sudan, nabonye ho babinywa ku mugaragaro. Ugasanga bya byotsi byo ntacyo bivuze. N'izi za kanyanga rero abantu bateka ku misozi nk'ahandi Kigali baraziteka. Harafu tujya dufata za umurenge wa Rusororo, umurenge wa Gikomero, umurenge wa
Rutunga ni iyi mirenge cyane cyane iri mu nkengero z'umujyi za Kanyanga, ugasanga bazitekera ku misozi, ugasanga bateka mu bintu byitwa merase murazizi, ni ibisigazwa ariko muri radio hari abantu ari ibintu tuvuga bamwe kumva ni bishyashya bibera mu yindi monde twumva n'abantu batandukanye ugasanga ni y'abatambyi hari ibyo batazi ni ibintu by'ibisigazwa biva mu ruganda rwo gukora isukari Kabuye, ni ibintu biba byaragenewe gushyira ku matungo y'inka, noneho ugasanga abafite inka barabigura bakabijyana bagiye kubishyira ku matungo y'inka, ariko bakajya bagasanga hari shobora kuba bifite amafaranga arutaye izo nka, aribwo bakabigurisha. Ibyo rero ugasanga abaturage barabyishoramo mu kubitekamo kanyanga. Turabafata rero turabafata cyane cyane mu murenge wa Rusororo n'umurenge wa Ndera n'umurenge wa Gikomero, imirenge yose iranaturanye, turabafata cyane kuko bitekera muri la misozi. Hari nabo tujya gufata bakabita bakiruka, nta munsi bwira tuzafatira abantu batetse ibi bintu. So izo kanyanga rero nazo zizamo mu biyobyabwenge bikomeye. Hakaba n'ibindi byoroheje, n'ibindi byoroheje n'izanzoga bavanga zitoje ubuziranenge nka zimwe yavugaga mugenzi wacu avuga ngo hari ngo yitwa ngo ni igini gasina n'umfisha amazina menshi nk'atanu atandukanye, zikoza muri ture bikini bagira amazina gusa abaturage babyumva kuki iri zina rigomba kuba rihambaye ngo igisiga kuki izina rigomba kuba rihambaye. Nyumvisha iyo nkuru nimugoroba, ntabwo wumvisha izo biti gisasu se za Nyamirambo kuki ayo mazina agomba kuba ahambaye, abaturage bajya bashingira impamvu babyitaye amazina ahambaye nuko bazwi nyine ibyo bintu bifite ikibazo bishobora no kwica abaturage. Aho rero mu byoroheje hazamo ibyo ngibyo. Gusa hari itegeko hari itegeko unatubwire abantu batwumva afande bashobora kumva gukoresha ibiyobyabwenge bakumva ko nyine ni gukoresha ibiyobyabwenge how ni gute biri heavy ubwo buremere amategeko bivuga ko umuntu yumve yuko nakora iki cyaha itegeko runaka rizamuhana. Yego ntangira navuze ko leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kuko ibintu byicaga abantu bazezengeza bigira gute, ni nayo mpamvu inzego zose zahagurutse, polisi yarahagurutse, urwego rw'ubucamanza rwarahagurutse kuko naho birabareba, urwego rw'ubugenzacyaha rwarahagurutse, inzego z'ibanze ndetse n'abaturage barahagurutse kugira ngo ibintu tubirwanye kuko ntabwo ari polisi gusa, ubona wenda nuko ndumvagira polisi ariko n'izindi nzego zifite inshingano. Ntabwo wavuga ngo uzacura umugi utakoranye n'urwego rw'ubucamanza, ntibishoboka. Yego sibo bazabahana se ubugenzacyaha sibo bazabagenza ibyo byaha nyine. Inzego z'ibanze sizo zirebera abaturage babyijandikamo, ni ukuvuga ngo ni imikoranire y'inzego kugira ngo ikintu kiranduke. Ariko reka tugende mu rwego rw'amategeko kugira ngo yenda ture nk'itegeko cyo rivuga bumve ko ni wa mugani ko bivuze uvuga ko atari n'ibintu byo gukerenza. Itegeko nomero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 163 ivuga ko umuntu wese ufatanwa urya unywa bimwe navugaga witera uhumeka cyangwa wisiga mu buryo bwari bwo bwose, kwisiga hari ukuntu ibiyobyabwenge babyisiga kikagenda cyo kuzamukiramo, ubona ko bitera ka perfume kajya kuva karo karagupika, nabyo hari ababikora gutyo. Ibisiga mu buryo bwari bwose, ibiyobyabwenge bito cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko, abantu bajye babyumva tujyana kwenterepeta shene y'uburyo procedure z'amategeko uburyo zikora, ugasanga abantu ntago babyumva. Kuki mufasha umujura mukamurekura ntamenye ko ari procedure, ntamenye ko urukiko rwamurekura. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Uwo ni uwanyweye wakwese wisize bya biri byose batubwiye, ntago ari ucuruza. Oya nawe arimo gihano ni kimwe, wanyweye ikiyobyabwenge n'ugicuruza ufatanwa kubigufatana fast fatana urya unywa witera uhumeka cyangwa harimo n'ababyiniza n'ababicuruza n'ababitunda, abo bose barahanwa. Iyo abihamijwe n'igifungo cya burundu n'ihazabe amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye bimwe navugaga. Aha n'urubongero barirwamo
ahubwo rero mise mbona leta ari umubyeyi kuko hari abantu boroherezwa boroherezwa niko navuga ko tubona abantu bahamijwe icyaha cy'ibiyobyabwenge ariko nyuma y'imyaka 5 imyaka 7 se iki twabona umuntu yaratashye aha yenda nagije baza umucamanza ntabwo ndi buzinjiremo ariko ikirimo ni kimwe hari igihe umuntu afatana mu biyobyabwenge nk'ubu reka nkubwire ushobora gusanga hari umuntu ufatana mu biyobyabwenge kuri moto ariko gutyo ugasanga ko sibye ahubwo yarahawe akazi n'undi muntu uri ahantu ku rundi ruhande uhereye ahantu guhaye akazi ndakwishyura 20 binagaragara umuntu kuko bimufatanye ntabwo uzamukatira burundu ariko wa undi ubyinjiza mu gihugu business wabigize business ubu niwe wafata icyo gihano so ibyo rero byo hazamo nyine zijuma z'abacamanza zose ndi bazijiremo ariko najya numvishe ko namumvishe abantu ko leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga cyane cyane ni wasomera itegeko ubwabyo riri heavy nkuko waruvuze ati se bantu bimve ko biri heavy bimve ko biremereye gute byo nyine wasomera itegeko akutumva ko biremereye abantu bagomba kwirinda ibi bintu bagomba kwirinda kuroga abanyarwanda kumva ko ninzana kanyanga cyangwa se nkazana rumogi ntibonera amafaranga biba bihagije ntago bihagije uri kwica abaturage mbere uri kwica abaturage uri kuroga abaturage uri kwica ejo heza h'igihugu niyo mpamvu ugomba kurwanwa rero uruhare n'urwa buri twese yaba polisi yaba n'izindi nzego of course ariko n'abaturage nk'ubu ushobora kuzicarira ahantu utuye ukavuga uti jewe sinkwiyobyabwenge simbinywa nta n'ibyo nzananywa ariko ukirengagiza ko uriho urabyara cyangwa se uruturanye n'abandi cyangwa se abavandimwe cyangwa se inshuti none biba byiza wanarenga ugatekereza n'igihugu ukavuga ati ariko nubwo wanya atabinyoye cyangwa nanjye ntabinywa ariko umwana w'umunyarwanda yinywa ibi bintu ndeba tanga amakuru hamagara tuze dufata aba bantu binjiza mu gihugu cyangwa se banakora ubwo kwinjiza mu gihugu nibi twavuze bihambaye ariko ibi byoroheje barabyikorera tanga amakuru uvuga utari ko hano hari umutetsi kanyanga ishobora kwica umuntu agapfa tuya dusanga abantu ugasanga bakatubutogera bakatubwira ati umuntu mubona anywa inzoga nyinshi ariko mu by'ukuri inzoga avuga nkwa nyinshi zamwishe ntago ari za zindi tuzi nizo anywa ziba zivangavanze zishobora kumwica ejo mwarabyumvise abantu bapfuye za Nyabihu mwabumvise bagiye bapfa mu minsi yashize bazira izi nzoga zitujuje ubuziranenge kandi nazo zifatwa nk'ibiyobyabwenge byoroheje buri wese unatanga amakuru buri wese nabijisho rya mugenzi we buri wese nareberera igihugu kubw'ineza y'igihugu avuga ati ariko ni ruhero rwanjye kugira ngo aba bantu banywe ibiyobyabwenge bicike ubu reka yenda ntihagire wumva ko nciye igikuba birababaje hari igihe tujya dufata n'abana b'abanyeshuri biga muri segonderi batoya usanga rufite cyangwa yanarunyoye haravu tujya dufata ugasanga barava kwiga bakicara ahantu bakarunywa babyeyi duhaguruke ababyeyi b'i Kigali duhaguruke umuntu wikwicara ngo yumve ngo yashatse minerval yumve ngo birahagije abana bava ku ishuri 11 bagataha aho bakatira ntiwamenya akagera mu rugo 12 cyangwa se akagera mu rugo nyuma yo 12 agakata ahandi hantu tazi ukaza kuhurira nawe mu nzu 2 amato je uvuye mvuye ku ishuri twebwe nka polisi tukagira dufite amakuru twagiye duhabwa ko hari abana bateze ikibazo ahantu tukazabafata twabafunga ukona ababyeyi barazina tuti giye umwana wanyu mu mujyana yakora umunyeshuri nta makuru abifiteho kandi icyaha akoze agikoze hagati ya 11 na 12 cyangwa se ndarengejeho 12 n'igice umubyeyi avuye mu kazi bahuriye muri salo
yakumva umwana n'umwana ati mwiza mwana wanjye avuye rwose ku ishuri akora devoir wowe urambwira iki ngo yakoze iki ryari aha rero nitushyiremo imbaraga dushyiremo imbaraga ibi ntabwo ntitugire duterera agapira mwavuze ati 26 ni umunsi wo kurwanya ibiyobyabwenge ku isi uru ni uruhare rw'ababyeyi ni hahandi ntawe muzarukwepera ntago polisi uzavuga ngo niyo izarandura ibi byonyine ntago ari izarandura kuba umwana ashobora gutangira kunywa urumogi afite imyaka 12 n'itatu n'ine twe tukazamubona afite 18 cyangwa 20 ngo wibwire ngo umubyeyi ntiyaferingiye kuri iyo myaka ya 12 n'itatu umwana yatangiye kunywa ibiyobyabwenge umubyeyi yaraferinze so nituhaguruke rero tufashe inzego tuzagufasha mu buryo bwo kumufata kumushyikiriza amategeko kumwigisha aho twamufungiye ko turabigisha kugira gute ariko mbere yuko umwana ajya mu byo bintu umubyeyi agomba kuba hari agomba kuba yaragize icyo akora twikwitana ba mwana ugasange umubyeyi arabangwa ko umwana yangiye ku ishuri yagiye ntabyanywa niba ni kigali cyo ku ishuri wabaza ku ishuri ati oya ku ishuri twebwe ntabwo umwana yanywa urumogi ntanasohoka ntaho yahurira na ati babyigira mu kiruhuko urumva ako kantu karimo agasigana so buri wese rero najye mu ngamba ibi ni ibintu bireba igihugu cyose bireba abantu bose cyane cyane ababyeyi kuko umwana aturuka mu rugo burya abandi umuntu ari mukuru aturuka mu rugo kandi ikintu umwana yize akiri mu myaka yo kwiga nyine aragifata nyine ugasanga agize imyaka nk'iyacu akinywa urwo rumogi ntego urakoze cyane wenda ukomeje no ku kintu twifuzaga ko mugira ubutumwa mutanga kuri cyo kijyanye no kuba twitegura ko abana bagiye kuza mu biruhuko kandi binini munakibaza ngo ese hari ahantu kuri mwe polisi y'u Rwanda ntago mubona ubwiyongere bw'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane kuri urwo rubyiruko aba banyeshuri bari mu biruhuko ubutumwa muha ababyeyi n'abareberera abana muri rusange mu gihe cy'ibiruhuko nubuhe kugira ngo twabyumvishe ko ibiyobyabwenge bikiri hagati mu baturage mu by'ukuri ntago icyaha kirakurwaho burundu nubwo mugikomeje urwo rugendo rwo gukomeza guhangana n'ababigurisha n'ababikoresha ubutumwa mufite muri bino biruhuko ku babyeyi n'abareberera abana nubuhe murakoze cyane nandi ndeba ingenga biheye gutaha yego kugira ngo yabaye proved okay ndabona bazataha vuba guhera tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 2 z'ukwezi kwa karindwi none inshoza bari gutaha uturere twa za Ruhango Gisagara mu majyepfo Nyagatare na Ngororero Gatsibo Musanze gutyo ni ingengamento ndabona nesa so ikirimo twebwe mu niyo ashingira kuri porogaramu yabo twe tubafasha mu ngendo kubaherekeza abaca mu muhanda kubashakira umutekano aho bari butegere hose kwakira umutekano kugira ngo abana bagende neza dufatanya n'ibi bigo byose ariko nihuse ku cyaro uvuze tse mu kiruhuko abana baje no mu kiruhuko kinini cyo sama ariko bivuga ni ikiruhuko cyo kirimo ibintu byinshi bitandukanye kirimo ibirori kirimo ibitaramo muzumva ngo byitwa ngo ni summer tours biri kuba bira byose bya targeting urubyiruko harimo coupe du monde nayo hano ntago mujye mucishamo se cyane harimo rero coupe du monde aho abana bisangamo kandi bakisanga bagiye kwifana ikigeri no kuba no mu majoro utazashobora kuyabana sinzi ko bashaka gutemera kwirebera mu rugo ariko rero aho ngaho ababyeyi nitwite ku bana bari mu biruhuko tubiteho tumenyere ibyo abana bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora ndetse kandi n'abo bana aho bagenda aho mwateguye ibyo byose ibyo by'ibikombe by'isaho bibera ibyo by'imyidagaduro ibyo by'ububari birinde guha inzoga abana two kubona abana bahabwa inzoga mu tubari two kubona abana bahabwa inzoga mu bitaramo za night club cyangwa n'ahandi hantu hose hateguriye ibirori kuko tugeze mu gihe twavuga ko harimo imyidagaduro myinshi icyo ni kimwe ikindi rero cy'ibiyobyabwenge wari uvuze uti se mu biruhuko tubona byiyongera cyangwa se ntabwo twavuga ko
ibiyobyabwenge mu kiruhuko byongera ntabwo aricyo bivuga kubera ko usanga twabonye ko n'urunywa hari igihe akwepa no ku ishuri akarunywerayo cyangwa akarunywa ava ku ishuri ariko kubera ko noneho umwana yabaye libre cyane ni naho na za ngamba ziba zigomba gukomeza kurushaho kugira ngo n'utarunywaga ataba yarwiga cyangwa atayakwisanga mu kigare cy'abarunywa aha rero naha twese naha ababyeyi naha ubuyobozi kugira ngo abana bitabweho hatagira umwana wigira ku ibiyobyabwenge mu kiruhuko cyane cyo ari na kinini nk'uko babivugaga ariko ntabwo twabihuza no kuba kiruhuko gishobora gutuma ntabwo cyaba impamvu gusa cyaba umwanya mwiza wo kugira ngo nanone dukontorora abana no kugira uwisanga mu ibyo biyobyabwenge cyangwa n'ibindi nkabyo. Murakoze cyane. Hari abantu hano batwandikiye bagira ibyo babaza kugira ngo Frank arabirebaho nubwo dusigaje afande uratwemerera minota dusigaranye urebe agenda yawe wagize neza kwiyizana. Hari ibindi bibazo mu by'ukuri tutari busubirize hano ariko ni ibyifuzo tugira ngo mudushyikirize polisi y'u Rwanda mu bisuzume ariko reka dutangirire ku bya Frank. N'abantu barimo kudukurikira kuri YouTube harubajije ikibazo ati mwaramutse neza uturere duhana imbibi n'ibihugu bituranye by'umwihariko Uganda usanga hakiri abahohotera abaturage bazwi nk'abarembetsi mutubarize aho iki kibazo kigeze gikemurwa. Ndasomamo wenda message nk'ebyiri kuko ni minota yadufasha already. Uyu nanone ati nabazaga ese birashoboka ko umuntu yabona kopi y'amategeko kugira ngo amenye uburyo bwo kwirinda. Icyo nacyo ni ikindi kibazo cya kabiri. Wenda ikindi kibazo kimwe mbona no nafatamo ngo ese ibiyobyabwenge byemewe mu Rwanda byemewe mu Rwanda ko usanga hari bihari bitanyuze ku mipaka y'u Rwanda bivuze ko binyura ku kibuga cy'indege kandi baba babanje gusaka. Ese wenda haba hari ibyemewe byakwinjira ati munatubarize mwisesengura bakora imyaka babona yibasiwe nabyo n'impamvu babona ibitera imyaka ubwo ni range ya age so nijye bibazo bitandukanye rero hari icyo yaravuze cyihuse cy'abarembetse nibyo koko hari abantu binjizaga izo za Kanyanga cyane cyane ku mipaka twavuga Gicumbi twavuga Burera na za Nyagatare turature tuhegeranye na Uganda hagiye habaho itsinda koko niba ari igitsina niba ari ryise nayo mazina y'abarembetsi binjizaga za Kanyanga ariko twashyize imbaraga tushira abapolisi benshi bahagije bo kurwanya ibi bintu ariko nubwo twavuga ngo abapolisi ntago ari cyo kiba cyanabayeho ahubwo no kuganira n'abaturage batuye hari ahantu kwirinda ibyo bintu kuko ababikora baba bazi maze hari nabo twajyaga babaga bari na violent nk'uko abivuga bakaba banarwanya inzego bw'abapolisi barwanya n'abo baturage babaga bari na violent ariko namubwira ko ubona ko bimaze kugabanuka bitewe n'imbaraga nyinshi zashyizwemo abenshi barafashwe abenshi barigishijwe babona ko bitazakunda ko ari umuturage ukora ikintu wakimufatiramo agakomeza akaresistinga ati yenda baradohoka yenda barava ku izima kugira ngo nyine batunanize ariko mbyita yenda tunanirwe cyangwa se tuzibukire ariko ibyo byarananiranye niyo mpamvu ubona ko yamaze kugabanuka ko twashyize imbaraga nyinshi. Rero namubwira ko urebye biragabanuka kuko abenshi barafashwe barabihanirwa abandi banabivamo. Ikindi yaravuze ngo se byinjira bite ko bidaca ku mipaka gusa ngo haba hari ibyemewe mu Rwanda nta kiyobyabwenge cyemewe ikiyobyabwenge ntabwo cyemewe basi icyo yatekereza ko yateza Kanyanga niyo bamwe bita ko yoroshye usanga ari nawe ifatwa nka hari bisanzwe Kanyanga twe mu Rwanda n'icyo biyobyabwenge ntabwo byemewe kwinjira mu gihugu cyacu. So yaravuze ngo byinjira bite rero ikidaciye ku mupaka w'umuhanda ntigice ku mupaka wo mu kirere ubwo cyo cyaciye mu byo bita mu nzira za panya no kuwe kwa kuntu niba ninca hano bari bumfate reka mpfumurira abenshi rero usanga bapfumura ahatari inzira ahubwo bakaba banyura ni naho tukunda kubafatira ni naho
dushyira imbaraga kuko ku mupaka nyawo ntiwahacisha ibiyobyabwenge nyine biba bigoye ariko usanga bajya gupfumura bakajya guca hatari inzira aho natwe naho dushyira imbaraga kugira ngo tubafatire so yaravuze ngo ikindi yaravuze ngo ni imyaka mu by'ukuri abantu dufatira mu biyobyabwenge abo dufata babicuruza imyaka y'urubyiruko barayirengeje abenshi baba bayirengeje aba twafashe ejo bamwe nababwiraga barimo mu bo twafashe n'amadepo yabyo hariya barengeje imyaka 30 harimo na muri 40 wa mugore nababwiraga twasanze afite depo Nyamirambo afite 45 wa mugore twabwa nababwiye wasanze afite azitwara muri moteri arimo afite 40 ngira ngo numwe bivuga ngo abacuruza aryo usanga ari bakuru ariko bakonsoma abantu n'urubyiruko nibo dufata benshi under 30 munsi ya 30 nibo kenshi dukunda gufatira mu ibyo bintu ariko abacuruza ni bakuru ababinywa usanga ari batoya yego murakoze ngira ngo wenda ibindi bibazo ni bya bindi twavuga ngo bibe ibyo mwandika muzabisubize cyangwa se n'ubuvugizi muri rusange hari amakuru yatangajwe nibiravugwa ko ntaho yanditse mu by'ukuri ariko nimwe mumenye ukuri kwayo twigize kumva amakuru yavugaga yuko hakozwe uburyo bwo guhuhamo kugira ngo tubone hagaragara umuntu watwaye ikinyabiziga yanyweye ariko nyuma tuza kumva andi makuru avuga yuko hazatangira ubundi buryo bushya bwo gupima abashoferi ko banyweye ibiyobyabwenge bitari inzoga gusa ubwo twabazaga ngo se iyo gahunda izagerwaho ryari ko impanuka zituruka ku kunywa ibisindisha zagabanutse ariko se babandi bimukiye ku kunywa urumogi n'ibindi biyobyabwenge bazatahurwa ryari icyo ni icya mbere icya kabiri dufasha gukorera ubuvugizi mu muhanda tubona ibinyabiziga bifite moteri zitandukanye niba twazita zisanzwe zitanga urusaku rukabije aho usanga umuntu atwaye moto ariko atambuka ahantu umwana warusinzira agakanguka imodoka nuko nguko tukibaza biriya bintu leta y'u Rwanda irabyemera mu by'ukuri cyangwa ni ikosa bigenda bite ko bisa naho bibuza abantu umutekano icya gatatu cyo cya nyuma hari ikintu cyitwa Rwiziri gahunda ya Rwiziri ngo igarukaho hari ikindi kintu nacyo navuga ngo kiri muri biravugwa cyangwa ibyo abantu babona kenshi hari impanuka zikorwa ariko tugasanga ngo hari abashoferi basonza abo bagonze nimugoroba byare bibayeho ngira ngo ni Kimisagara niba nibuka neza hari imodoka yagonze abaturage bitangiraga ubuhamya bavuga ngo yabakubise bagwa hasi ngo ariko asubira inyuma arabagonga kandi ni inkuru zimaze igihe pe mudukorera ubuvugizi mu by'ukuri uriya muntu ahanwa kimwe n'umuntu wakoze impanuka mu buryo busanzwe ibyanjye byari ibyo ni ikibazo gikomeye cyane afande ngo basigaye ngo banga ngo kuburana ngo n'umuntu muzima akavuga ngo kuburana n'umurambo nibyo byiza cyereka mitegeko ibyo n'ubwicanyi ibyo n'ubwicanyi ntabwo ari impanuka tagira yenda uza kubyitiranya ni impamvu haba iperereza iyo impanuka ibaye hakorwa iperereza bigaragaye ko wakoze iyo mpanuka koko wabona ukoze impanuka ugahindukira ukajya kwica n'ubu waba agihumeka yaba ari ubwicanyi ni nayo mpamvu byakurikiranwa mu buryo bw'ubugenzacyaha traffic birimo dosiye irakorwa ikagera mu nkiko izo témoignage abaturage bafite n'uri zishingirwaho muri investigation ahantu habaye impanuka abaturage buriya bayirebaga bagira icyo bavugaho niba koko ibyo muvuga nanjye nabibonye nabisomye bishobora kuba bifite igihuriro no kuba umushoferi yahindukira akajya gusonga umuntu yagonze ukabona ko atapfuye agasubira inyuma kujya kumwica ni bwicanyi kandi byakurikiranwa nk'ubwicanyi nyine impanuka wagonze umuntu utabishaka wera iyo ni impanuka ariko noneho iyo usubiye inyuma ukajya kurangiza umuntu kumwica ku bushake ni ubwicanyi bityo abagenzacyaha baragenza icyaha bakore dosiye ijya mu rukiko kandi ibyo byose bijyamo izo témoignages buzacunga ba OPG bari mu muhanda bajya kubaza abaturage bari yagiye impanuka iri kuba barababaza buryo ati byagenze bite mwabibonye gute bakabisobanura so iyo bigaragaye kuryo rero urukiko ruzakora akazi urusaku rw'ibinyabiziga hari ibinyabiziga biza bikoze mu buryo bufite shampoma ko kwivuga shampoma ngira ngo kenshi muravuga amamoto niyo nkunda kubona nta modoka amwe na imodoka nkeya birashobora ko moto cyangwa imodoka ishobora kuza ifite shampoma imeze ityo
bishobora kuzivuka mu buryo budasanzwe, hari n'ababyikorera ku bushake. iyo hari aho tuyisanze cyangwa se tuyibonye cyangwa se duhawe amakuru, cyambere habamo kumenya ibyo bintu ko urumva habaho kwasa niko yaje cyangwa n'ibyo yahinduye, agategekwa kubikuraho. ariko yaje icyo gihe akomeza kwikoresha, ariko yaje byagorana wenda kuba yahindura settings uko isanzwe ikoze, ariko iyo bigaragaye ko bashobora gushyiramo muri shampoo byo bita ama silent, hari ibintu bashyiramo by'ibintuza bya nendo gusa n'umutekinisiye w'ibyo bintu cyane, ariko hari byita amakatarizeri byitwa ibiki, iyo babishyizemo bagasanga bigahindura urusaku, tumutegeka kubikoresha. ariko jewe ikibazo mfite sicyo, nta nubwo ziriya moteri zo zibangamiye zonyine, kuba yagira shampoo mivuga ntabwo ariho hari ikibazo gusa, kuki se ahubwo tubona none zikora ibyaha mu muhanda zitasakuza, basi tubanze tunarwana nizo zikora ibyaha zigonga abantu, zitwara ibiyobyabwenge. Ibi bintu natwara tuvuga batwara amamoto babifitemo uruhare, bikorera ibiyobyabwenge bakajya kubicuruza, n'abandi bagenda nabi mu mihanda bateza impanuka bagira gute. Yego nizo sakuza ntibyemewe gusakuriza abantu, turabikurikirana naho tubonye amakuru, cyangwa natwe turazihagarika. yace ku bapolisi kumva barasakuza baramuhagarika bakagenzura, iyo basanze ari byo yakoze ku bushake bategeka kubikuramo. icyo yenda nacyo ubwo niba mushaka ko tugikora ubuvugizi cyangwa se twazakigeza kuri traffic nta kibazo, bakatubwira naho bigeze, gusa sinkizumva cyane ntacyo mukigumane. ni cyane cyane aha nibi byo gupima, yego byo gupima nabyo, gusa umuntu watwaye ikinyabiziga bigaragara ko yanyoye arapimwa, uburyo dukoresha rero ku test yacu, yatabwishimiye tumweza muri forensic laboratory nabo bakamupima. ubwo buryo bwo burahari burakora. ibyo babyubwenye nabyo biro biranozwa, tutegereze. ubundi busobanuro mwumva bwaba burenze ibi kuri izi ngingo 3 mumbwiye, nabonye nyinshi ari izigendanye na traffic, dushobora kubakorera ubuvugizi muri traffic cyangwa se tukabashaka ibisubizo birenzeho mu bigendanye na traffic, ikaba yabibasobanurira. ushobora kubahuza n'umuvugizi wa traffic cyangwa mufite nimero ye, turamufite, turasanganywe, ushobora kubahuza nawe cyangwa se tugashaka ibisobanuro natwe tukabibahereza nta kibazo. murakoze. Iminota yacu yarangiye, ariko hari umuntu watuzonze ngo mumbarize ikibazo rwose rw'iziringa biremewe bimeze bite mugeze. Biriya ni ibiyobyabwenge byoroheje. Okay. Ni ibiyobyabwenge byoroheje. Iziringa avuze se cya cyatsi nyambona bagira, ni ibiyobyabwenge byoroheje, ntabwo byemewe rero. Yego Frank, reka dusoreza aha, iminota yagiye. Afande turabashimiye cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Gusa tusoza dusabe basi none dusabe cyangwa se twibutse kurwanya ibiyobyabwenge n'inshingano za buri wese, ntabwo ari urubyiruko, ntabwo ari abapolisi gusa, ntabwo ari inzego z'umutekano gusa, ntabwo ari inzego za leta gusa, n'abaturage birabareba. Namwe abanyamakuru mudufashe rwose, niba mwakora ubukangurambaga ku maradiyo cyangwa mukajya mubivuga, kuko twibona urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, cyane cyane urumogi turi kurubona mu bantu cyane, ni ushingiye no kuri ibintu navuze. rwose uruhare rwose rwa buri wese rurakenewe kugira ngo turandure, tugire sosiyete itarimo ibiyobyabwenge. Birashoboka. Murakoze.